Igihembe twamaze kucyarura. Ikaze mu gikoni kuri Tugendane TV show. Uyu munsi tugiye kwiga uko bateka ibishyimbo mu buryo bwa kinyarwanda. Kera uko mu cyaro iwacu batekaga ibishyimbo, bakundaga kubyita igihembe cyangwa se babyita igihembe. Akaba ari ibishyimbo bivuyeho ibishishwa. Ushobora kubikora mu bishyimbo byumye cyangwa se ibishyimbo by'ibitonore. Uyu munsi jyewe nakoresheje ibishyimbo byumye, ariko urabanza ukabyinika mu mazi hanyuma ukabitonora, ubwo ngubwo ukaba ubonye igihembe. Ni ibishyimbo biryoha cyane, nibwo buryo kera abanyarwanda batekagamo ibishyimbo bikaryoha cyane, kubera ko wabitonoye wabikuyeho ibishishwa byo hejuru cyangwa se uruhu, kandi ari rwo abahanga bavuga yuko ruba rurimo izo ntungamubiri zose umuntu akeneye mu bishyimbo. Ariko nyine ni ibintu nawe utakora buri munsi, uburyo umuntu ashobora guhinduraho akatekamo ibishyimbo rimwe na rimwe bitari ibya buri munsi. N'ubundi buryo muri makeya mu gihe ushaka guteka ibishyimbo mu buryo butandukanye n'uko wari usanzwe ubimenyereye. Ni karibu rero mu gikoni dutekane igihembe. Ibi rero nibyo bishyimbo tugiye guteka, ni ikiro. Kugira ngo rero byorohe ngiye kubyinika mu mazi mbirazemo, hanyuma ndaza kubitonora mu gitondo. Rero mu gitondo ibi ni bya bishyimbo byacu twaraje mu mazi, murabona ukuntu byabaye. Ubu rero biroroshye kuba umuntu yanabitonora, hanyuma murabona ko byabyimbye, byabaye byinshi ugereranije n'uko twabishyizemo bimeze. Ndaje rero mbereke ukuntu ubitonora. Rero akazi nakoze ko katoroshye. Ugomba kugakora mu gihe ushaka kurya. Hanyuma rero bigikurikiyeho ngiye kubishyira ku ziko mbezeho iminota 10, hanyuma ndaza mbereke icyo tugiye gukurikizaho. Namaze kubishyira mu isafuriya, hanyuma ngiye kongeramo amazi aringaniye. Mu gihe rero dutegereje yuko ibishyimbo byacu bibira cyangwa se bishya, tugiye kuba dutegura izi mboga zindi turi bwongeremo. Za mboga rero tumaze gutunganya turi bwifashishe mu guteka igihembe cyacu ni uko nguko zimeze. Nyuma ya minota 10 tubishyizeho, murabona ukuntu bimeze, byatangiye gutogota cyangwa se kubira. Hanyuma rero ikigiye gukurikira tugiye gushyiramo karoti, kuko burya karoti zitinda gushya kugira ngo zishyane nabyo. Kera mu cyaro rero bo bashyiragamo imbwija, idudu cyangwa se nyabutongo. Izo ni imboga zo mu cyaro. Nyuma twebwe tugiye gushyiramo karoti kugira ngo zize gushyana, twongere dupfundikireho byongere bitogote cyangwa se bibire. Izindi mboga ndagenda nzishyiramo nyuma, kubera ko karoti zo zitinda gushya. Ni ngombwa ko umuntu aziha umwanya nyine kugira ngo zize gushyana. Igihembe ndongeramo umunyu. Umunyu burya utuma bishya vuba kandi bigashya wakozemo ahantu hose. Nyuma ya minota igihembe cyacu kirasa naho kirimo kijya mu buryo. Murabona ko na za karoti twashyizemo nazo zitangiye, zahiye se cyangwa ziraburaho gato. Hanyuma rero tugiye gushyiramo na za mboga zindi twari twateguye, amapavuro, inyanya, ibitunguru.
kuko byo ntabwo bifata umwanya wo gushya, ntabwo bitinda nka karoti. Niyo mpamvu buriya twabanjemo karoti kugira ngo tuzihe umwanya wo gushya, hanyuma turongera dupfundikireho iminota nk'itanu. Tudupfundikiyeho turagaruka turebe uko bimeze. Nyuma ya minota rero turagarutse turebe igihembe cyacu ukuntu kimeze. Murabona ko kimeze neza, ari za mboga twashyizemo zahiye, zo twongeyemo, hanyuma n'ibishyimbo ubwabyo nabyo byamaze gushya. Tugiye kongeramo ibi bintu. Aya ni amavuta y'inka, uko abakecuru bo mu cyaro babigenzaga kera, ba mama niko babigenzaga. Ntabwo bakarangaga bya bindi tumenyereye byo gukaranga n'ubuto, ahubwo bakoreshaga amavuta y'inka kuriya, byo bitaga ibirunge. Ariko ubaye utayafite nta kibazo, wakoresha andi mavuta asanzwe ugakaranga bisanzwe. Rero amavuta turimo turayagira ngo akwirwemo hose. Mu by'ukuri ubu ngubu igihembe cyacu cyamaze gushya, hakurikiyeho kwarura. Ndaje narure mbereke. Twagarutse rero tugiye kwarura. Igihembe twamaze kucyarura, urabona ko kimeze neza. Ngiye kubumvira ukuntu bimeze. Ushobora kukirisha ikijumba nk'uku nguku, cyangwa se n'umuceri, cyangwa n'ubugari, cyangwa n'akawunga, icyo ufite icyo ari cyo cyose, icyo wateganyije. Kimeze neza kabisa, biraryoshye. Hanyuma rero mwabibonye ko bidakomeye, biroroshye. Namwe ubutaha muzategure igihembe, muzateke igihembe. Mukirye mwumve ukuntu kiryoshye. Mu bundi buryo rero ushobora gutekamo ibishyimbo, uramutse urambiwe kwa kundi usanzwe ubiteka. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi. Naho ubutaha, Imana ibarinde.